iri kugenda ibara imanuka ijya hasi, icyo dukunze kwita countdown. Dutegereje ko Pi Core Team cyangwa se Pi Network ishobora kwinjira mu gice abapiyoniye benshi bategereje, aricyo bita ISO 2022 activation, biteganijwe kuzaba ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka nyine 2025. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana, hanyuma reka tuze kubana kugera ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi byerekeye iyi nkuru. Kandi nuza gukunda iyi video uyirayikinge, uyisharinge, hanyuma kubashyashya mukande subscribe. Ni nako gutumira muri group WhatsApp yacu ducishamo amakuru agiye atandukanye agaruka kuri crypto, tuza tuvuga amatangazo n'ibindi bigiye bitandukanye. Byinshi muri byo bituma biguha umuburo ku mafaranga yawe online, cyangwa se bikwigisha bikaba byakugura ubumenyi ugahinduka umumenyi mu isi ya cryptocurrency cyangwa se na AI, cyane ko ariho isi iri gushiftinga ijya muri web3. Ikaze rero, uri kunyumvira mu mazina ya Rugwiro Pro, hano ni kuri Rugwiro Pro Zone wageze. Nubwo twabisobanuye mu mavideo yacu agiye atandukanye, iyo bavuze ngo ISO 2022 ni standard mpuzamahanga ikoreshwa mu kohererezanya no kwakira ubutumwa, icyo twita message, mu bikorwa by'imari nko kohererezanya amafaranga, kwakira cyangwa se kohererezanya amakuru hagati ya banki, crypto network na financial system. Nkuko mubizi rero, ahangaha dusobanura akantu ku kandi, niyo mpamvu ngiye kukwaka iminota mikeya kugira ngo ubashe kuza kuba wasobanukirwa. ISO 2022 ufate mu mutwe ko hari ururimi rumwe rwemewe ku isi yose rukoreshwa n'amabanki, ibigo by'imari na blockchain system kugira ngo bumvikane neza igihe bohererezanya amafaranga cyangwa se amakuru ajyanye n'imari. Iyo banki wenda urugero nka banki yo mu Rwanda ishyikirana na banki yo muri USA cyangwa se i Burayi, zose zigomba kumvikana mu buryo bw'amakuru yohererezwa hagati y'ibyo bigo byombi, nk'izina ry'umukiriya, konti, amafaranga n'impamvu yo kwishyura. Mbere buri gihugu cyakoreshaga uburyo cyihariye, bigatuma habaho amakosa cyangwa se gutinda. ISO 2022 yaje gukora ururimi rumwe rusobanutse kugira ngo amakuru anyure neza abarimo kugirana ibitekerezo. Ni ukubera iki se ikunda kugarukwaho muri crypto? Kuko crypto project nka RIP cyangwa se XRP, Stellar cyangwa se XRM n'izindi zigiye zitandukanye na Pi Network zishaka kwinjira muri system za banki zisanzwe. Kugira ngo zemererwe n'amabanki, zigomba kuba zubahiriza ISO 2022 kuko ari bwo zizabona uburyo bwo kuba zakoresha amafaranga mu buryo bwemewe ku isi yose. Abapiyoniye rero impamvu bategereje iyi tariki n'amatsiko menshi, nuko ari bwo byemererwe ko Pi Coin izinjira mu muryango nyine wa ISO kuri izo tariki. Icyo bivuze mu buryo bwagutse, ni intambwe ikomeye yo guhuza hagati ya crypto na bank system, izatuma kohererezanya amafaranga ku isi yose biba byihuse, bitagira amakosa kandi bidahenze cyane. Ni imwe mu nkingi ikomeye cyane nziza yinjiza abantu muri web3 digital economy. Ahangaha rero Core Team yatangaje ikindi cyiciro yari yakoze cyitwa middleway. Ni uburyo iyo middleway bafasha kuba basesengura amakuru yajyanye na terme. Akazi kose kagira terme yako. Mu itangazamakuru bafite terme bakoresha, muri crypto tugira terme dukoresha, bari muri football bagira terme bakoresha. None hiyo middleway ishobora kuba yakomfata, niko nabyita, rwa rurimi bikabasha kuza kuba bisobanutse. Aho rero umuntu wese w'umupiyoniye cyangwa se umuntu ukurikira Pi Network muri rusange, hari inkuru imaze kuba yajya ahagaragara. Mbibutsa neza ko kugira ngo ikintu kibe hosted kuri Google Chrome cyangwa se kuri Google ube wagisearchinga, biba bisaba ko uwo muntu wagishyizeho afite amafaranga yabiherewe n'uburenganzira. Hari link rero ngiye gushyira muri video description, uraza kuza kuyikandaho iragutwara ikugeze hano natangiriye ndi, byerekana nyine ko biri kubara countdown kugira ngo nawe ubashe kuba wasobanukirwa byinshi byerekeye iyi nkuru, kugira ngo uze kuza kumenya byinshi birambuye. Niyo mpamvu uza kuza kureba nyine muri video description, hanyuma ukaza kuza kumenya ibigiye bitandukanye bigarukwaho bivuga nyine kuri iyi ISO. Mu gihe
amafaranga ya Paycoin yaba yinjiye muri Aizo, byaba ari indi ntambwe ikomeye ku bapiyoniye, cyane ko Core Team iri gukora cyane kugira ngo idomine ntihagire coin n'imwe ishobora kuba yarenga muri Core Team hagati, ahubwo byose bibe byaza kubera muri Core Team cyangwa se bigenzurwe hakoreshejwe ecosystem. Aha rero iyo tuvuze Web3 abantu noneho baba bagenzura ibikorwa bibakorerwa. Hari ikiganiro kizakurikirana n'iki ngiki dusobanura web kizagucike. Ahangaha abapiyoniye cyangwa se n'abandi muri rusange baba bagomba kuba bemeranwa ku kintu kigiye kubakorerwa ku mafaranga yabo, bitandukanye na Web2 aho ukora ibikorwa hanyuma boss nyiri igikorwa akagena ibyo ushobora kuba wahembwa. Ndabahereza urugero, nk'ubu ngubu turi gukora nk'abantu bafite ama account agiye atandukanye, amafaranga urayatanga, wamara kuyatanga bakayakoresha mu bikorwa runaka bakaguherezaho ama pourcentage, ariko muri Web3 ntabwo ariko biba bimeze. Wowe nanjye twemeranwa ku nyungu runaka hanyuma tugakora ibyo dushaka gukora. Reka rero nkugeze kuri iyo link hanyuma tubashe kuba twabisobanura neza. Nk'ibisanzwe ahangaha rero uraza kuza kuba umaze kwinjira kuri link, hanyuma uraza guhingukira ahangaha. Muribuka neza ko niho twatangiriye, hari Aizo 222 activation handitseho November 22, hariho 2025 GCV n'igiciro cya GCV, hanyuma hakazaho launch in. Iyi launch in irahita ikurikirwa n'iyi minsi iri hano. Harabura iminsi 19 n'amasaha 11 n'iminota 46 n'amasegonda 50 agenda amanuka. Nshobora kuza kumara gukora video iyi minota iri hano yagabanutse, icyo tutaza kuza kuba twamaze ni isaha, ariko hano biragenda bibara countdown. Ariko hano hakaza kandi kantu kavuga kati Paybank Aizo 222 integration. Ahangaha Pay rero ibigomba kuba yaba yinjira muri uyu muryango wa Aizo, hanyuma tugatangira kuba twayibona. Aha uraza kubonamo ikirango cya Pay. No kuvuga ngo rero uraza kuza kuba wabitegereza, turindire turebe iyi minsi ikitegereje kuva turi kubibona bihostinze ahantu henshi. Ni intambwe nziza ku mushinga wacu wa Core Team cyangwa se umushinga dukorana na Core Team. Komeza umayiningire ku gihe, komeza ubike passphrase. Nababwiye ko zino wallet abi ya MetaMask, abi Trust wallet na Pay, nyine Pay wallet iri muri ubwo bwoko bwayo ma wallet abaho ari ukubitsa amagambo yawe y'ibanga 12 cyangwa se icyo twita passphrase. Iyo uzisharinze umuntu bikubeshya ngo habaho recovery, ntago ikunda, kubera ko ayo magambo iyo uri covering ibyo utarinjizaho, ariko ibyo wamaze gutakaza ubu bifatanije na wa wundi nta kindi kintu cyo kurenzaho kiba gihari. Ni ukuvuga ngo rero beta ko wabika neza umutungo wawe, hanyuma bikagenda bigenda neza. Twaprodinga buri munsi saa 12 za mu gitondo n'iminota 5, amakuru yaba menshi tukabaha indi nkuru saa 11 n'iminota 5 z'umugoroba. Ndashimira buri muntu wese dukomeje kubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye, cyane ko tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye, agaruka ku mikoreshereze, ku mikorere ya cryptocurrency. Ndashimira buri muntu wese dusohora ikiganiro agahita gishyira kuri status ye n'ahandi hagiye hatandukanye, abami ibitekerezo by'ibyo twahindura cyangwa se twakongeramo. Ndabashimira cyane, ni by'agaciro gakomeye. Rero nimba warakurikiye Rugwiro Pro, Imana iguha umugisha cyane, ariko nanone iyi saha niyo kugira ngo wicekinge, wisubiremo urebe ute checklist yanjye imeze neza. Nimba itameze neza se mayiningira ku gihe, byibura ko Core Team ariyo isigaje gukora ibyayo, ngewe ibyanjye narabirangije. Ni byiza ko twaprodinga cyangwa se uko tu update ureba neza nimba account yawe uri gukora neza, waba uri tentative ukamayiningira ku gihe. Mu gihe baba baguhaye liveness ushobora kuza kuba wahita uyivamo ako kanya. Niyo mpamvu ugomba kuza kuba ubikurikirana kandi ukabigendamo neza. Nkuko rero narindimo mbikubwira, amasaha cyangwa se n'iminota bikomeje kubara countdown. Ahangaha ushobora kuza kubona iyi video wenda amasaha atakingana gutya, atari 11, ariko iminsi yo ndatekereza ko iraza kubikingana gutya. Wenda amasaha araza kuba hasigayeho nka 6 8. Uratwandikira muri comment uko bimeze. Aka link rero ushobora kugasangiza mugenzi wawe cyangwa ukamuha n'iyi video akagumana ikizere no kumayininga cyane. Ntabwo tuba twapdatinze ibi ngibi ngo wizere ibintu bitangaje, ahubwo no kugira ngo usubiremo muri account yawe urebe ko ibintu bimeze neza. Ntago umugisha ushobora kuza utari mu murongo umugisha ugiye gucamo. Nimba Core Team iri kubaka ibintu byayo, igomba kuba uri umunyamuryango wayo nyine, kugira ngo bya bindi bya bikorwa bari kugena nawe uze kuza kuba umwe
muri byo. Bakwereka rero ko iki gikorwa giteganijwe muri aya matariki nahaweho kugira ngo ukomeze ukore mining. Urareba muri comment ndetse no muri video description, hanyuma ukuremo aka link ubashe kuza kuba wabikurikirana neza cyane. Aho uri busange group ya WhatsApp harimo na link ikugeza ahangaha muri telefone zose, biraza kuza kuba biri gukunda cyane. Link rero nuza kuza kureba, nizeye ko duhurira muri comment, hanyuma tukaguma gusangira ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha.